umuntu kujyana umwana w'ibyumweru bitatu mukiva kwa muganga. Abagabo ariko baca mu bintu byinshi kweri, abagabo baca mu bintu byinshi sinababeshya mba numva narakomeretse kuko mama life uburyo namukunze numva ngira ngo nta nundi mukobwa nakunze urwo rukundo, ariko uyu munsi ntago tukiri kumwe. Abantu benshi ubu ngubu nyine muri baza impamvu. Mu gahinda kenshi yagati yagiye ntari mu rugo, abantu bati ntago byumvikana ko umugore yakahukana aribwo akibyara, ubwo ndavuga ko yaba akiri ku kiriri. Abandi bati nagine n'ubundi umwana ntago yaruwe. Abantu batese noneho ninde tuzafatiraho urugero? Kabanga bari couple zikundana cyane mu Rwanda kandi zikaba zizeranaga, none tukaba tubana we byabirangiye nabi. Ese koko DNA test yaba yakozwe bagasanga umwana atari uwe? Niba atari uwe se umwana yaba ari uwande? Reka tubiganireho kumbwire byose iri kwibaza, nabaze ni igisubizo. Niba utarakora subscribe reka ngusabe ngo uyikore. Njye wumva nitwa Joe12 nguhaye ikaze. Yaguye yishuye ko inkuru zimaze iminsi zimuvugwaho zuko yari atandukanye n'umukobwa bakundanaga banabyara umwana w'umuhungu. Yavuze ko izo nkuru ziri kuvugwa ari ukuri. Yavuze ko umugore we yagiye amutunguye kuko atari ari mu rugo. Mu kiganiro yaciye kuri chaîne ya YouTube, umukobwa bakundanaga batandukanye gusa ubu ngubu bakaba ameze neza ndetse n'umwana akaba nta kibazo afite. Ati umukobwa nababwiye nakundaga ntabwo tukiri kumwe, ni nanjye ubyivugiye, ubu ngubu ari mu muryango we akaba ameze neza ndetse n'umwana akaba ameze neza. Njye ntabwo ndi umugabo utinya ibibazo, ndi umugabo urebana n'ikibazo nkakibwira nti ndakuruta. Akomeza agira ati ndamukunda kandi ndamwubaha, uko twahuye nuko twamenyanye. Hari umuntu ejo wanyohereje uburwayi ababyeyi bagira bakimara kubyara bwerekeranye n'ihungabana, gusa ibyo reka ndeke kubivugaho byinshi. Yakomeje avuga ko atigeze akubita umugore we teta cyangwa se ngo abe yamutoteza cyangwa abe yamwirukana, ahubwo uyu mukobwa yifashe akamusezeraho mu buryo butunguranye. Njye najyaga numva abahanzi baririmba izi nkuru simbashe kubyakira neza, nanjye ibintu maze iminsi ncamo ni inkuru zikakaye. Hanyuma umuntu wanjye agenda gutyo, ariko njye icyubahiro umugomba kizagumaho. Yagavuga ko yakomekejwe n'ibyamubayeho, ariko akaba yikomeza bya kigabo nubwo bitoroshye. Ati sinababeshya mba numva narakomeretse, ariko nyine umuntu bagomba gukomera. Ibaza umuntu ukunda mumaze kubyara, umaze kubona umwana wawe w'imfura w'umuhungu, umuntu akamutwara mu byumweru bitatu gusa. Abagabo baca mu bintu bikaze, niziriya mpfu mujya mwumva ukumva umugore yishe umugabo we cyangwa se umugabo nawe yabikoze. Abanseka ni mwisekere. Ayo magambo yaguye yatangaje, abantu benshi bumvishe bagize amarangamutima n'agahinda kenshi. Baravuga bati se kuki uyu mugore yabimukoze? Gusa yaguye yavuze ko adakeneye ko abantu bamugirira impuhwe, ahubwo ari gusaba amasengesho, kuko ubu ngubu ibintu byo gukundana yabihariye Imana, kuko we ngo yarirwaniriye ariko biranga. Bibike ko aba bombi Yago na Teta bibarutse imfura yabo ku itariki ya 5 z'ukwa 5 2025. Uyu munsi turi mu kwa 6, urumva ko hashize ukwezi n'iminsi mike bibarutse. None ngo batandukanye nabi. Uyu mugore mwiza bigaragara ko yakundaga Yago cyane, Yago nawe akamukunda. Umugore basangiye byose kugera ku mandazi, bagafatanya gufura. Umugore wamugumyeho abandi bamutaye, akemera kumukurikira muri Uganda, bakabana kugeza bibarutse. Aka kanya koko byaba birangiye gutya? Ubundi si byatangiye gute? Byose byatangire ku mbuga za Instagram. Twagiye kubona tubona profile ya Yago ari kumwe n'umugore we kuri Instagram ayikuyeho. Ntago byari birangiye, ahubwo byari bitangiye, kuko Yago yahise asiba amafoto yose bari bafitanye ndetse arekera no kongera kumuflowinga. Ndetse n'umugore we nawe niko yahise abigenza, nawe yaretse kumuflowinga ndetse yasibye n'amafoto yose bari bafitanye. None si ibi bihatse iki? Koko batandukanye bya nyabyo cyangwa ni prank? Aho Yago ntashaka kuvugwa cyane kugira ngo atwikire album yenda kudutamo. Ariko se ko Yago yavuze ko mu buzima bwe atajya akora prank, yaba yabyize ubu? Wabyakira ute se usanze koko batandukanye bya nyabyo? Gusa igihari ni uko uyu mugore yatandukanye na Yago kuko bya nyabyo, ndetse rwose uyu mugore akaba yibereye ubutare. Ariko se ubundi Yago ni muntu ki? We n'umugore we bari babayeho gute aho mu Bugande? Ubundi byose byatangiye gute? Bahuye bate? Yago ni umwe mu bahanzi bahagaze neza mu muziki w'i Kigali, wahisemo gukurikira inzozi ze nyuma yo kumara imyaka isaga 8 ari umunyamakuru, kugeza ashinze chaîne ya YouTube akayita Yago TV Show. Amazina ye yose ni Nyarwaya Innocent. Yavutse mu mwaka w'1995.
yavukiye muri Uganda ariko ubundi waba ari naho ababyeyi batuye ni Tabagwe mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba. Kuranye umutima n'urukundo rw'umuziki ariko ntibyamwohera kuwukora mu myaka y'ubuto. Yize amashuri abanza ku ishuri ribanza rya Gishuro ahazwi nka Tabagwe muri Nyagatare. Amashuri yisumbuye yiga ku ishuri ryisumbuye rya Rutonde. Aza kuyarangiza kuri St. Aloys Rwamagana aho yari umudije ku ishuri. Muri 2015 akirangiza amashuri yisumbuye yinjiye mu itangazamakuru. Akora kuri Good Rich TV, aza kuhava ajya kuri TV10. Ari naho yamenyekaniye cyane nk'umwe mu banyamakuru b'abahanga. By'umwihariko nk'umuntu wakuze akunda umuziki, mu itangazamakuru yagiye kure y'umuziki, kuko ibiganiro akoze bwa mbere akigera kuri televiziyo byari iby'imyidagaduro. Asa n'uwari urimo kwiga uko abahanzi yakuze arebera aho babigenje. Kuko nyuma yo kumara hafi imyaka 5 ari umunyamakuru w'imyidagaduro, yaje gutangira urugendo rwo gukora umuziki. Yego yahisemo gukurikirana inzozi ze yakuranye. Urugendo rwo muri muzika yarutangiriye mu ndirimbo yise Suwejo. Indirimbo yakiranywe urugwiro n'abanyarwanda ndetse n'abari basanzwe bamukunda mu biganiro akorera kuri YouTube. Ni indirimbo yagarukaga ku rugendo rwo kuva avutse, ubuzima avuga ko budafite foromire ubwo yari akiri Tabagwe. Nyuma Imana ikaza kumukura ku cyavu, none akaba arimo afungura za champagne. Ati, ndashima Imana yampaye imbaraga, nzakuririmba kugeza nsaraye kuko umugambi w'Imana si uw'ejo. Kuva tariki ya 11 Ugushyingo 2022 ubwo yashyiraga hanze indirimbo ye ya mbere, Yago ntiyigeze aryama cyangwa aruhuke, ahubwo yahise yanzika n'imbaraga nyinshi mu muziki. Ku rundi ruhande ariko ntigeze arekera gukora ibiganiro akorera kuri YouTube nk'uko bisanzwe, ariko yabifatanyaga no gukurikira inzozi zo kuba umuhanzi. Kuri afite indirimbo zirimo Rata, Siskwingi, Umuhoza, Alright, True Love, Yahwe, Seka Rwanda, Original Copy n'izindi zigiye zitandukanye. Ni indirimbo zose zamaze gukorwa mu buryo bw'amajwi n'amashusho. Ubwo mvuze iyo ndirimbo simvuga indirimbo yitwa Suwejo, ntago nawe mvuze indirimbo za Yago. Abenshi nimwana byumva kimwe. Ndabizi abenshi ntago twabyumva kimwe. Ngayo nguko rero ngibyo bya Yago mukunda muri benshi. Ubu ngubu ari mu gahinda kenshi. Inansoreje inkuru yacu, mushimira ko babanye natwe, naho ubutaha Imana ibarinde. Turi mu isi yaho kwambara bifite ijambo rinini kuki abantu bari bukuvugeho cyangwa se uko bari bugufate bakikubona bwa mbere. Bibaho kenshi ko umuntu yakambara neza ariko ntaberwe. Kwambara neza icyarimwe ukanaberwa bishobokera gusa umuntu wambitswe n'ambagariye fashion. Ubu inkuru yabaye kimomo. Tudoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba y'abagabo, y'abagore, y'abana n'izindi ngeri zose. Umwihariko wacu turaba mbere mu kudoda costume nziza cyane, mwenda wambara aho kubonye wese agakoma yombi. Si ibyo gusa kuko namwe abakeneye impuzankano, uniform, ibyo ni ibintu tuzobereyemo cyane. Tudodera ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amaresitora, amahoteli n'abandi mwese mukeneye impuzankano, byose tukabikora mu mabara na size mwahisemo. Ibiciro byo ntibibakange ni nk'ubuntu. Akarusho kandi twigisha kudoda. Dufite abarimu b'inzobere ku buryo umunyeshuri wigiye muri Mbagariye Fashion mu gihe gito gusa aba ari intyoza ku isoko ry'umurimo. Dufite kandi dry cleaner ifura imyenda y'ubwoko bwose, ntidukangwa n'ibizinga. Uyize uyaza rero dusanga aho dukorera Kicukiro Zimya cyangwa duhamagare kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Mbagariye Fashion, we make the difference.